kubera umuntu ukomeye nahuye nawo nge nahise ninjira idini njya mu basilamu se wagiye mu ukimara gushyingirwa wese ujya mu bisilamu nta nubwo nahise nshyingirwa kuko nagiye nishingiye yego maze kwishingira biba ngombwa ko njya mu basilamu wishingiye ufite imyaka nk'ingahe 16 nuko umutware wanjye abona ko nakijijwe ariko kubera umuryango nashatsemo baza kumenya ko ari ugukizwa buryo haza kumenya buryo ko ari kujya mu baporo niko babiri aravuga ati nikose ubu umugore wagiye n'abo baporo birashoboka mubana ibintu bizemera koresha uko ushoboye ntabone agaruke mu idini komeza umurimo w'Imana mubyeyi guhanura uri ku mugabo w'umusilamu guhanura uri mu rugo rumeze ukuntu ntakurirwa mvuga byinshi birumvikana n'intambara zigeretseho ariko uyu muntu yahamagawe n'Imana hagarara kigabo nahagaze ku kintu Imana yavuze ariko sakirirago twakoze narazindutse mu cyakare mpora n'umupapa umwe ari gushaka Imana nta nubwo nari muzi n'ubu ntitwahura ngo mumenye yego arambaza ati nta muhanuzi uri aha hafi nari ngeze munsi y'urugo ndamubwira nti yewe ntumuhanuzi arahari nanjye niho ngiye abase mu kumuzamura rero wa mupapa tuhageze yahise abyuka yumvise ijwi ry'umugabo mu rugo rwe arangije ati ye umugore wanjye mwaramuraruye none uzanye n'abagabo mundarurira umugore rimwe noneho tumva niba mwarananiranye nanjye ngiye kukwereka wa mugabo yahise akuramo we yarirutse nzumva ikivuga ejo yirutse afashe urukweto yarabyukanye abaruma inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko twicaranye n'abakozi b'Imana n'abantu Imana yagiriye neza n'abantu bafite icyo kuvuga n'abantu bakorera Imana mu buryo butandukanye reka tubahereze ikaze ku Iyobokamana TV mwiriwe neza kandi muraho murakomeye mwiriwe amakuru ni meza wow tubaha ikaze ku Iyobokamana TV murakoze cyane muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira amenye ngo ni bande tugiye kuganira nitwa Nyiraharindi Intwari Odette mbarizwa mu rurembo rwa Gihundwe paruwasi ya Kamembe umudugudu wa Beteri ndi umukristo waho bisanzwe ni umuvuga butumwa okay ni byiza cyane na mugenzi wawe aratwibwira nanjye nitwa Abeza Mediatrice umutware wanjye w'Imana mu rurembo abona ko nakijijwe ariko kubera umuryango nashatsemo baza kumenya ko ari ugukizwa buryo haza kumenya buryo ko ari kujya mu baporo niko babiri tugiye kuganira n'aba babyeyi reka tubahereze ikaze ariko mbere yuko dutangira ikiganiro reka tubasabe umwe muri bo abanza turagize tuyobore kandi rivuga ko tugiye gukora rizagende ibikomeye mu mitima y'abazaryumva turagushimiye Imana nyirimbaraga gushimiye imbabazi zawe zihora witeka ryose nizo zitumye n'uyu mwanya tubasha kuboneka mwami aha hantu ushimwe rero wine dufashe muri uyu mwanya tugiye uko rivuga butumwa rizagire kuri benshi kandi rigira icyo rihindura mu mitima y'abantu turi imbere yawe rero komeza kubana natwe kandi utugirire neza muri byose mu izina rya Yesu niyo tubisabye amen. Amakuru mwari amakuru ni meza muraho murakomeye turakomeye mu burunga murashima Imana turashima Imana wow ni byiza cyane yes imbere yuko dutangira ndagira ngo mubanze muturirimbire ngira ngo nicyo turi bubanze hari ukuntu abantu binaha ngaha muririmba nyine by'umwimerere abantu bakabikunda cyane ngira ngo ubwo muri kumwe rero muri babiri murabanza muturirimbire imbere y'ibindi byose tugiye kuririmba indirimbo ya 21 mu ndirimbo z'agakiza ivuga ngo nimuze turebe imbere turayiririmba mu buryo bwacu by'ubwumwimerere
uko indirimbo bagiye bazipirata bakazishyira mu andi majwi ariko twe tugiye kuririmba mu buryo bwacu rwose. Nimuze turebe imbere dutegereze igitondo twiringire Imana yacu nizakora imirimo izirukana Satani izategeka isi yose tuzanesha nidusaba kuko Imana igitwumvira tuzanesha nidusaba kuko Imana igitwumvira. Dore impanda ziravuze muze twese dukanguke kuko Imana yacu ishaka yuko twese tubabera buri muntu mw'itorero abuwejejwe muri ryo nshuti reka kwiganyira urahabwa imbaraga nshya nshuti reka kwiganyira urahabwa imbaraga nshya muririmbire ihoraho Yesu ari hamwe natwe ubu tunesha ibigerageza kubw'imbaraga za Yesu nimuze tumukorere ubutunzi bwacu ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu kandi abantu benshi cyane ntibazinjira ijuru babohewe mu maboko yawa mugome Satani muze twese tubashake tubasangisha umukiza niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Amena. Bati ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Ariko mujya mwumva ko umwimerere w'izi ndirimbo hari igihe wenda ujya kumva abantu barawuhinduye wenda iyo mubyumvishe nkamwe wenda muziririmba gutya mu mwimerere wazo mu byakira gute? Twebwe iyo tubyumvise zibaye nk'izahindutse twebwe tugumana umwimerere wacu kuko abazihinduye ntabwo twababuza ahubwo twebwe tugumana umwimerere wacu. Yego niko bimeze. Yes, uyu ni mwarimu Odette twigeze tuganira uduhereza ubuhamya cyokoze nyuma yaho gatoya kubera ku mpamvu zitandukanye twemera yuko ugiye kubutunganya neza dono tukazajya twabutambutsa mubeze neza none ubu rero none wongera ngo mwabyiteguye turi buze kuganira mu buryo butandukanye kandi Imana iri buze kutugirira neza cyane. Mwarimu Odette aratubwira ni muntu ki yatangiye ivuga butumwa ryari uri kumwe na mugenzi wawe wamuzaniye iki uratangira ubidusobanura kugira ngo abantu basobanukirwe impamvu bari kubabona mwembi. Murakoze cyane. Ngewe nkuko nababwiye amazina yanjye mwayumvise twanyira hari Intwari Odette. Navutse mu muryango ndi umwana umwe ntago ngira musaza wanjye singira murumuna wanjye na mukuru wanjye ariko sicyo nenda kuvuga kuko n'abatabagira babaho kandi ubuzima bugakomeza. Mama yambyaye ndi umwe rero
kandi muri uko kuvuka ndakura. Mama arakizwa aba umunyamasengesho aririmba muri korali Beteli. Mu gihe cyanjye cyo kubyiruka ntago byakunze yuko ninjira mu gakiza, ahubwo nahise njya gushaka umutware w'umusilamu turabana. Icyo nenda kuvuga ndagira ngo mvuge uburyo ki Imana yacu itarobanura ku butoni. Imana ireba umuntu n'ijambo yavuze ikarisohoza. Kuko mu gukizwa mama yabigizemo uruhare kuko yajyaga nsengera. Kandi muri uko kunsengera yasengeraga bitewe n'ibintu byinshi yabonaga kuko sinari nantuye kure ye. Imana ikamusezeranya imubwira yuko uriya mwana wawe umwe, kuko niko gahinda yari afite, ntiyarabuze ibyo kurya, ntiyarabuze inzu yo kubamo, nta kibazo yari afite, ariko yarababajwe n'umwana we umwe yabyaye akaba adakijijwe. Imana ikavugana nawe ngo uriya mwana wawe umwe ureba, humura, ndi Uwiteka, nzamuhamagara ankorere, azaba umukozi wanjye, nzamugira wo kwifuzwa, azaba wo kubahwa. Imana ikamubwira amagambo nk'ayo, ariko akibaza igihe bizasohorera. Ubwo ngiyo Imana yacu ni nziza. Igihe cyaje kugera mama arapfa, kubera umuruho ukomeye nahuye nawo, nge nahise ninjira idini njya mu basilamu. Se wagiye mu ukimara gushyingirwa wese ujya mu bisilamu? Nta nubwo nahise nshyingirwa kuko nagiye nishingiye. Yego. Maze kwishingira biba ngombwa ko njya mu basilamu. Wishingiye ufite imyaka nk'ingahe? 16. 16. Nuko mpita ninjira idini kuko niko amategeko yavugaga, kandi byari niko byagombaga kugenda nyine, kugira ngo umuntu yubahe umutware. Nuko yagombaga kugenda akinjira idini, nuko bakabumwe. Ariko nubwo ibyo byabayeho, biba Imana yaravuganye na mama, ntagenda mbamo. Ariko nubwo nabayemo ariko hari icyo Imana yamvuzeho nge ntarinzi. Mama yaje no gupfa 9/7. 9/7 mu mpera nahuye n'amakuba akomeye, hahandi nabwiye Imana ati Mana ya mama, ungiriye imbabazi nkajya mfukama imbere y'igitanda, ukankura muri ubu buzima, nazagukorera. Ntajwe numvise, ariko hariho umugabo witwa Meshaki wajya kugenda avuga ubutumwa, agakoresha ibiterane hano Igihundwe. Nza kubimenya, ndavuga nti reka njye kureba uwo mugabo. Naraje, ikibwiriza n'ubutumwa yari afite bw'ibintu Imana yamubwiye bituma nihana. Ariko ndavuga nti nubwo nihanye unkomeze, kuko umutwaranye n'umusilamu bizaba ibindi. Imana iramfasha muri uko kwihana, ndihananira imbuto, kuko nanjye nagiraga amahane. Nubwo umutwaranye atarakijijwe, ariko nanjye sinari noroshye. Nuko abantu rwose bajya bigira amiseke igoroye nyine, kavuga bati nareraga, nari umukiranutsi, ariko umuntu akwiye kuvuga uko ari. Niko bimeze. Maze gukizwa imico irahinduka. Umutware wanjye aranabibona, ajya kubaza abantu, Mama Noella, nabifite umwana witwa Noella, yabaye iki? Ko nsigaye ngera mu rugo nkabona aciye bugufi, nkabona yarahindutse, niki yabaye iki? Byagenze gute? Ariko ntiyamenya ko ari agakiza Imana yampaye. Yego. Ariko ndagakomeza, niha gahunda uvuga nti muri aka gakiza umugabo ntakwiye kumbonaho inenge, akwiye kubona ko nakijijwe. Haleluya. Amen. Uyu mwene data impamvu twazanye, hari ubuzima tuziranyeho nanyuzemo. Yego. Hari amateka tuziranyeho nge nawe. Reba ufite ibihamya, navuga ngo iki kintu agahita avuga ati nari mpahagaze. Ndabizi. Nyabona ujye ubivuga. Ajya bivuga ntabwo yabura kubivuga. Kuvuga nubu nuzaguhagera ujye uvuga ati ticyocyo nari impari. Yego. Ubwo rero ntavuze ibintu byinshi, umutware wanjye abona ko nakijijwe, ariko kubera umuryango nashatsemo baza kumenya ko ari ugukizwa buryo.
haza kumenya burya ko ari kujya mu baporo niko babizi aravuga ati nikose ubu umugore wagiye n'abo baporo birashoboka mubana ibi bintu bizemera koresha uko ushoboye nyabune agaruke mu idini iyo umuntu ndagira ngo mbwire abantu banyumva iyo umuntu yahamagawe n'Imana Imana ariyo yamuhamagaye yaramuvuzeho nta kintu gishobora kumunyeganyeza no kumusubiza inyuma kuko muri icyo kintu muri make ntabwo ari ugusebanya nawe ari wowe uri umuntu w'umugabo ugiye kumva ubana n'umudamu mu nzu tuzi iby'Imana uko biza ntuzi uko bigenda ukajya ukumva ngo umugore yagiye mu idini yawe yagiye muri ntuzi nuko yagiye ntiyanakubwiye ntabwo wakwihangana oya dore kareka kwihangana icyo kintu nakibayemo kinkururira intambara zikomeye two kubazwa ngo wavuye mu idini gute wagiye gute ariko ndi kuki Imana yavuze kandi nta nubwo njyewe nari nzi ko Imana yabivuze ntabwo nari mbizi kuko naje kuzahabwa n'abantu bagisenganaga na mama bamvuga ubuhamya bambwira ibyo Imana yavugaga ati nubwo bimeze bityo uri mu mugambi w'Imana narwanye intambara zikomeye ntabwo nivuga ibintu byinshi kuko numvaga nshaka kuvuga hari umuntu ushobora kuvuga ese ko wicaye aho ukaba bimeze bityo kuko na n'ubu umutware wanjye aracyari umusiramu bigenze bite ukora umurimo w'Imana gute si ibyo ngendereye numvaga nshaka kuvuga buryo kinakijijwe Imana impagakiza kandi umuntu Imana yahamagaye ahura n'ibikomeye akanyura mu bikomeye ariko Imana ikabana nawe ikamukomeza Imana yacu nishimwe ngaho rero Imana yampamagaye n'uyu mwanya ndacyari mu gakiza mama Noella umuntu uri kuratera ikiganiro hari ikintu yakwibaza wavuze ati ndakizwa gukizwa kwawe byagenze gute wagiye mu rusengero umunsi wa mbere uvuga ko wakishijwe umunsi wa mbere ntaguke mu ryo uvuga nabisobanuriho gato ni ku bwa message yo kugenda avuga ubutumwa yari yaje hano mu giterane igihumbi ndabimenya abantu barambwira ati hari umuvuga butumwa waje witwa message ari kugenda avuga ubutumwa araza avuga amagambo y'Imana yamutumye kuko nibyabaga agendereye ati nyaboneka nimukizwe nimusengera igihugu nuko akajya avuga ibintu bitandukanye nk'ibyo nanjye ndavuga nari ngiye kujya muri umubare w'abantu bakizwa njya n'imbere baransengera n'ubu umutima wanjye urakeye ariko mbwira Imana nti nubwo mfukamye ahantu ungomeze kuko ubu ngiye kwinjira mu rugamba rukomeye umva imbaraga Imana umuntu ayisabye iramwumva irabimfasha nukumva aho yijijwe nera imbuto hari abantu bakizwa abantu ntibamenye ko bakijijwe niba waratukanaga ugakomeza gutukana niba wari ingare mu rugo ugakomeza ubugare ariko Imana ishaka ko niba umuntu akijijwe abaturanyi babimenye abo mu bana babimenye bamenye burya koko wabonye agakiza nagendeye muri uwo murongo yijijwe n'imiterere nuko byari bimeze kose Imana mbona irangije rero imbuto mama Noella ati nahuye n'intambara nyinshi zitandukanye kubwo nyine gushaka mu bisilamu ngakizwa nkaguma mu rugo ndi umuyisilamu ariko we umuntu yabikwibaza aho se mama Noella yaje kuba umukozi w'Imana gute yaje kuba umunyempano abo muhanuzi yivuze mama Noella icyanguga abantu benshi barakuzi n'ubu hari abari kureba kino kiganiro bari hirya no hino yaba mu Rwanda no mu mahanga rwose bantumaga ubuhamya bwawe kavuga ati hari umumama wa mu Burunga w'umwarimukazi w'umuvuga butumwa nyaboneka hagira ubuhamya bukomeye uzabuduhereza ariko umuntu yakwibaza izo ntambara kuba wubatse urugo mutwara ari umwisilamu byaje guhura gute no kwisanga wazamutse mu mpano z'Imana kugeza nubwo baye mwarimu w'umudugudu umuvuga butumwa bwiza ubitwara gute ubihuza gute nyine no kushikama mu rugo kaba wubatse neza murakoze cyane kimara gukizwa 97 mu mwaka wa 2000 niho Imana yambwiye kwishaka ko nyikorera ariko mu muriro mu ntambara zikomeye z'umuriro uyu ni umugabo wo kubihamya arabizi kuko Imana yashatse kwikorera nta kintu
watambika imbere narayibwiye ndi kushaka ikajya muzobana ati ndashaka kunkora kandi ukaba umuhanuzi kuko nararyamaga Imana ikanyereka ibintu nkabona ndi guhanura mpanurira abantu nkabona abandi kubahanura nkibaza ubuhanuzi imyaka 3 ibintu bimeze utyo witeka umuremyi w'ijuru n'isi ibintu nzabifata nde dore umugabo ukomeze ariko Imana irambwira ngo ntabwo icyo ngicyo aricyo ukwiye kuntambika imbere nge naguhamagaye mfite icyo ngendereye ndashaka kunkorera mu by'ukuri numvise umuhamagaro kuko ndabyibuka njya guhanura bwa mbere ari ahantu hitwa mu butayu bwo kwisha mu mazi twajyaga tugenda nimugoroba tukarara tugenda tukageramo nka 5 z'ijoro hanura nicaye ku mudamu witwa Mama Eric numva ijwi rimbwira ngo uyu munsi urahanura ndaguteguye ndamanuka dusanga nta muhanuzi uriyo nari narabwiye Imana ngo umunsi nzahanura yaba mu iteraniro yaba ahantu nzabandi azabone kundi muhanuzi uhamiririza ko ari wowe Mana nkoreye ejo nazakorera Nyabingi nibwira ngo ni Imana ndi gukorera twamanukanye n'abantu 6 nta muhanuzi urimo ngeze mu mazi nkajya mbona amazi ari kundereza ari kumbanura ari kunzamura mpera ku murongo mbona taburo y'abantu twari turi kumwe buri wese Imana igenda imubwira uko ibintu biteye nta muhanuzi wari urimo nta n'ugeze ampanurira umukecuru wo mu Kavuye aryamye Imana iramubwira ngo genda ujye ku mazi nuhagera ndakubwira icyo ukora reka iryo joro ka 6 n'igice araza ntabwo twahamusanze ahubwo turi komoka yaramutsaga buri muntu wese Yesu ashimwe aramutsa buri muntu wese Yesu ashimwe aramutsa buri muntu wese Yesu ashimwe aramutsa buri muntu wese angezeho akindamutsa atumva uko Uwiteka Nyiringabo mvuganye nawe amen guhera uyu munsi ninjye wakoreye nzakwicazanya n'abakomeye nzagukura ku cyavu nzagushyira hejuru nzagukiza umuriho nzagukiza umubabaro nzagukiza intimba ndi Uwiteka guhera uyu munsi ibyo wankoreye ntukegere utuza komeza umurongo wo kunkorera ngenda mbwira abantu n'ikintu umuntu yasabye Imana igikora ibi nari narabisabye Imana kuko hari abantu bitwa ngo bari gukorera Imana ariko utazi ibyo bayikorera aho byavuye ngenda mvuga nti Imana ishimwe ko ikimenyetso nayisabye baranatangara kuko uwo mukecuru ntabwo uri yahanura ni ngenye ariko bari baraho babyumva ngenda mbabwira ko ariko nari nasabye Imana komeza umurimo w'Imana mubyeyi guhanura uri ku mugabo w'umusilamu guhanura uri mu rugo rumeze ukuntu ntakwirirwa mvuga byinshi birumvikana n'intambara zigeretseho ariko uyu muntu yahamagawe n'Imana hagarara kigabo nahagaze ku kintu Imana yavuze ndakomera kugera n'uyu mwanya Imana ishimwe none umuntu uri kureba kino kiganiro hari ikibazo atabura kwibaza nanjye nibaza mwarimu Odette ni mwarimu nyine ni umuhanuzi ni umukozi w'Imana mu buryo butandukanye ni umumama wubatse urugo rw'abana bangahe harya buriya mufite abana bangahe tubyaye imbyaro 9 mfite abana 7 n'abazukuru 5 n'umukwe reka amaye yego none umuntu yakwibaza ese iyi Imana iteje ikibazo cyangwa ikigeragezo sinzi niba ndi bubyita ikigeragezo cyangwa umuntu Imana ishyize ishuri imbere y'umuntu hari igihe azagraduatinga akavuga ngo ishuri urimo rirarangiye none mama Noella ni umukozi w'Imana aracyubatse urugo nyamara umugabo we yaracyari umwisilamu ese uracyagomeje ishuri ry'Imana ese yoroheje yagabanyije umusonga bimeze gute wumva ishuri ryawe rizarangira gute wenda yo utekereje script yako gafilime Imana yagusizemo ibyo bintu nta utabyibaza ariko ntago ndi bubivugeho ibintu byinshi iyo umuntu yahamagawe n'Imana intambara yose umuntu arwana igihe cyayo cyane igera igihe siko biri kandi abisi bajya bavuga ngo hari igihe uhura n'ibibazo Imana ikakunyurizamo imiyaga cyane ko nyarumva abisi bavuga noneho mu gukorera Imana no gusenga hari ibintu Imana yagiye ihindura ku buryo n'umutware wanjye yabonye kuko byasa kose burya ari Imana nsenga bitewe n'impamvu bitewe n'ikika bitewe n'uko biba bimeze n'igihe mpagazemo kuko uyu mwanya arabizi neza ko nkora umurimo w'Imana yo mubwiye ndi gahunda nuko imeze yo gusenga arayumva namubwira nti ibintu biteye gutya akabyumva nta kibazo
yewe na burakeye tukizikora arambwiraga ati byuka ujye muri burakeye Akaba ari umbyutse ati abakristo bakubuze mu gihe ngitangira yambwiraga ati ngewe ibi bintu simbyumva ntago mama Noella simbyumva ariko mpagarara ku ijambo Imana yavuganye nanjye. Haleluya. Imana yavuganye n'umuntu rero arakomera. Uyu ni umugabo wo kubihamya kuko byinshi tubiziranyeho. Nari umuhanuzi ndi rugenderwa abantu bazi wanjye ariko atabyeme. Avuga ati aba bantu dore nguyu. Yaravuze mwegereze mikoro ngo yarabakubitaga abantu bazaga kuza umukozi w'Imana akabadira akabirukaho avuga ati niba muzi waje gukora iki. Yesu nkabafata nanjye nkabirukankana mu ishyamba muze tujye umuhamagarira ko kuko n'uyu impamvu bivuga yamukubiseho tuziranye ku mata n'uyu ari mu bakubiswe ariko uramuha mikoro bitubwire bikomeza ariko Imana kuko baramagaye umuntu agakomera mu murimo w'Imana. Ndagira ngo mbwire abantu banyumva bankurikiranye niba Imana iguhamagaye ukaba urimo neza ujye uhangana nuko uzahura n'ibigeragezo kandi ibyo bigeragezo ntibikagukure ku Mana ahubwo uzajye mbere usenga. Haleluya. Amen. Ibigeragezo nibiza bigusatira aho gusubira inyuma ahubwo uzajya imbere ubwira Imana ati ibi bintu byose urabizi nta na kimwe kitakunyuze mu maso kingeraho none mpimbaraga kandi unkomeze kuko nyuma yo kugeragezwa Paulo yaravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Kwihanganira ikintu kikugerageza kandi ukihangana mu gihe gikwiye n'igihe kidakwiye kuko hari igihe kwihangana umuntu yumva avuga ati Mana ko mbona ibi bintu birenze ubwenge bwanjye nkora iki. Icyo gihe umuntu azafashwa no gusenga no kujya imbere y'Imana. Imana imuha imbaraga zo kwihangana. Murakoze cyane kandi kwihangana bitera kunesha. Yo ntihangana simba nicaye ntabwo bishoboka nubwo mba ndi mwarimu. Abantu babibazaho cyane bakibaza impamvu y'ubwarimu ariko mwene data ndamuhavugeho gato mbere yuko umuha hari ikibazo uranyihanganira abanyamakuru cyangwa abakozi b'Imana b'abanyamakuru reka bari kumvuga Pastor Onirayine ubwo wende reka bari kumvuga twebwe iyo umuntu avuze ikintu dutekereza icyo abantu bari kureba ikiganiro batekereza kuba bari kumubaza tuba tuhabereye abantu rero hari ikibazo batari bura kwibaza byanze bikunze nkuko nanjye mba nkibajije. Mwarimu mama Noella n'umwarimu kazi mu itorero rya ADPR akaba afite umugabo w'umwisilamu abashyingirwa cyangwa uburyo babanye barishingiye nese mwaje gushyingirwa icyo ndagisobanura bimeze gute kwaje gushyingirwa mu idini rya Islam noneho kuko mbere ntago abasilamu bakundaga gusezerana iyo washyingirwaga bumvaga ko ari ibyo bumvaga ko nta kindi ariko ngewe Imana irambwira ngo kugira ngo ubuhamya bwawe bwuzure ngiye guca inzira kugira ngo uzasezerane. Yego mu Bisilamu muri leta kuko yajyaga ambwira ati usibye kuba urukogera kuko icyo gihe nagiye mu idini ibintu bigenda neza turashyingirwa birarangira turakomeza ubuzima mvuyeyo mvayo tutarasezerana muri leta ujya mu barokore mudasezeranye ubwo urukumva aribyo by'Abisilamu nta gaciro. Yego ndavuga nti ndabigenza nsenga Imana irambwira ngo bitewe n'umurimo ukomeye uri imbere yawe ngiye kugucira inzira usezerane muri leta kugira ngo umurimo wawe ukore utazabonekaho inkomyi. Yego. Haleluya. Amen. kuko yari yarambwiye ati byo gusezerana nawe ntibirimo urukumva nawe maze no kujya hehe mu barokore arambwira ati ubwo sura cyabitegereje ntiwagarutse mu idini ze tugasezerana undi ko twashyingiwe tutagarutse mu idini ntibishoboka. Imana iteza ikibazo mu muryango cy'ahantu dutuye baramubwira turatuvira mu isambu kandi bari barayimuhaye nta n'ikibazo gihari aturayivamo. Abantu babonaga nkorera Imana burya gukorera Imana ukagira n'ubuhamya bwiza mu itorero ni byiza cyane imvara ubuhamya
nubwo ntari isezeranye ariko nari mfite ubuhamya bwiza ku mudugudu wa Beteli cyo gihe witwaga Burunga mfite ubuhamya bwiza nkorana n'abayobozi neza izo mpano zanjye ngenda ngasenga nyine ikimana ibwenga kivuga babona mfite ubuhamya bamwe muri bo baramwegera bamaze kumva ikibazo bari batuye aho hafi y'aho twari dutuye baramubwira ati wasezeranye n'umugore wawe kugira ngo tuzakuvuganire tukuburanire wenyine araza hamwe ati mama Noella we turasezerana ibintu birakomeye Imana yari imaze iminsi imbwira ngo ngiye gukura uko ufite umurimo mugari imbere yawe ngiye gukura inzitizi ariyo yose yatuma utazankorera ubohotse yego n'aya masezerano ari mu kintu cy'inzitizi cyatuma udakora ubohotse mu itorero kuko Imana izi itorero kandi izi n'amabwiriza ahaye abayobozi bacu niko bimeze siko birisi niko bimeze niyo mpamvu yambwiye ngo kugira ngo umurimo uzagukoresha utaboneka w'inkumi ukwiye gusezerana yaraje arabinyibwira nanjye muhugiye hari mu kwa gatatu arambwira ati kwa 2005 arambwira ati mu kwa gatatu tugenda nihi tuzasezerana mu kwa gatanu turandikisha mu kwa kane tuzasezerana mu kwa gatanu arambwira ati nta kibazo turasezerana ikintu gitangaje cyanyeretse ko Imana koko ariyo yariteje icyo kintu kugira ngo mbohoke neza nta nkomyi bagiye guca rwa rubanza baravuga ati uyu mwana w'umuhungu ararengana yari nyirasenge baburana aravuga ati uyu mwana ararengana uyu mwana n'uwawe waramureze ntago kumuhisamu ngo yubakemo wagaruka ngo uyimwake barebye igihe inzu yubakiye baravuga ati uvuga ngo yubatse mu nzu yubatse uhari ntiwari warahunze mukecuru wari uhari icyo gihe wari kuza ukamubwira ati mvira mu isambu kubw'iyo mpamvu dusanze uyu mwana gutsinze filime yizinguryo nasezeranye mu kwa gatanu baca urubanza mu kwa gatandatu kuri 30 birangira atsinze ati genda amahoro ariko Imana irambwira ngo icyo nashakaga kwari ukugira ngo usezerane hatazaboneka inkomyi ku murimo ngiye kuzagukoresha haleluya Imana ireba ibiri imbere kagenda itazanura inzira kugira ngo umuntu atambuke Imana ibaho umugisha amen reka tunganire gatoya na mugenzi wawe muhe mikrofone mama muri kuyoboka Mana TV uri kumwe na mama Noella hari ibintu byinshi yagiye avuga ati uyu nguyu timpamvu nanamuzanye nuko turaziranye n'inshuti yanjye yamerekeje birumvikana ariko hari ibintu byinshi azi mu ntambara mama Noella yagiye arwana yagiye ahura nazo wegwa nta gihe cyaba cyarigeze kibaho wenda ngo ugire impungenge yuko ubona azananirwa wenda akaba yasubira inyuma akasubira nko mu Bisilamu kugira yoroherwe cyangwa hakagira ukundi kuntu bigenda nta byigeze bikubaho wenda mu migenderekere yawe nawe buriya ikintu namubonyeho azi gufata umwanzuro yes kandi buriya haba impano ikomeye Imana igiha umuntu iyo Imana yaguhaye kumenya gufata umwanzuro mu mwanzuro mwiza wafashira gushorera yamuhaye impano ikomeye yo kumenya gufata umwanzuro mu ntambara yose yarwanye yari afite umwanzuro mwiza wo kudaca uruhande ukubiri ku Mana yari afashe umwanzuro wo kuvuga ngo niba naramenye Imana yego ndakomezanya nayo haleluya yakomezaga mu murongo rero mu ntambara yahuye nazo yahuye n'ibintu byari bikomeye ntabwo byapfa korohera abamama benshi ariko yarwanye intambara kandi arwana intambara nziza Imana ikagenda imushyigikira murakoze uvuza akantu nari ngiye kubaza kukubaza ngo ubuhamya bwa mama Noella kubaka urugo rwe uburyo yarwubatse n'ubu rukaba rushikamye akaba byaye abana 10 harya 9 byigisha iki niki ubuhamya bwa mama Noella bwakwigisha umubyeyi uri kureba ikintu kiganiro mu kwihanganira mu rushako byamuha imbaraga zo kumenya gukomera kandi akarwana intambara nziza avuga ngo ejo n'ejo bundi nzakomera byanze bikunze kubera ko ikindi byigisha umuntu ni ukumenya kwihangana yego ukihanganira amakuba yose cyangwa se ikibazo cyose waba uhuye nacyo kubera ko intambara yarwanye udafite kwihangana ntabwo wayishobora nta nubwo wayitsinda byagenze gute ngo ujye kumureba maze bakwirukeho cyangwa bagukubitane nabo mwari mujyanye iyo sene wenda yagenze ute icyo gihe yakavuze navuga ati reka impamvu ari kubivuga nawe ari mubariye
ku nkoni urabyibuka iyo sanariyo yagenze gute wenda muri makeya muri icyo gihe hariho ububyutse bukomeye yego abantu benshi bari gushaka Imana bafite mu mitima yabo inyota yo gushaka Imana kandi bari bafite inyota yo kumva uko Imana ivuga yego ku buryo iyo wahuraga na mugenzi wawe akakubwira ngo ngiye kureba ngiye gusenga ahantu runaka kandi hari umuhanuzi hari hatarabaho ivangirwa nk'iryo dufite ubu umuntu wese yahitaga akubwira ati nanjye nzajyayo yego ni mw'ubwo buryo rero yari umuhanuzi mushyashya ufite amavuta baramuturangira bamuturangiye rero tukazindukirayo bari mu kazu gato cyane tukazindukirayo umugabo we twari tutaramumenya cyane twagerayo rero agahita dukumbanya na cya gikundi tuzanye ati nimuze tugende ni mw'ubwo buryo rero rimwe twazindutse kandi nubwo abamama iyo yabonaga ari abamama yarabarekaga iyo byabaga bitajaguye akabareka mu gasenga agahita asohoka akigendera ariko sakirirago twakoze narazindutse mu cyakare mpora n'umupapa umwe ari gushaka Imana nta nubwo nari muzi n'ubu ntitwahura ngo mumenye yego arambaza ati nta muhanuzi uri aha hafi nari ngeze munsi y'urugo ndamubwira nti yewe ntumuhanuzi arahari nanjye niho ngiye mu kumuzamura rero wa mupapa tuhageze yahise abyuka yumvise ijwi ry'umugabo mu rugo rwe arangije ati ye umugore wanjye mwaramuraruye none uzanye n'abagabo mundarurira umugore rimwe noneho tumva niba mwarananiranye nanjye ngiye kukwereka wa mugabo yahise akuramo we yarirutse nzumva ikivuga ejo yirutse afashe urukweto yari abyukanye abarumbambye ku kibuno kwiruka simbishoboye nirukankira nyine hirya asubira mu nzu yitonganya nuko ariko ubwo mwarimu nawe barabyutse duhita nyine dufata gahunda yo kugenda hari ahantu twajyaga tuzinduka bahitaga rezo y'umubu rezo y'umubu rezo y'umubu ni ubutayu rezo y'umubu umubu munini cyane yo kudwingaga nyine wahitaga uzana iduri aho rero duhita dufata umwanzuro akaba ariho tuzajya tuzindukira nuko murakoze nsubiriza mama Noella mikorofone ngo ahantu mwasengeraga ko hitwaga kuri rezo y'umubu ubwo ni izina ry'ubutayu ni izina ry'ubutayu bitewe n'uko twahabonaga hari imbere y'igishanga haba imibu myinshi twajya gusanga imibu ikaturya turavuga ati aha ni kuri rezo y'umubu turahabatiza ubwo se abantu batinyaga kujya kubera iyo mibu hoya abantu nyine baje kuhayoboka baravuga tujye kuri rezo y'umubu iryo zina nyine rirahafata Imana irebe ko imibu yaturiye niko bimeze ariko inaha ngaha hari imisozi myinshi ngo musengeraho mama Noella irahari cyane ni nk'amazina y'ubutayu wambwira abo inaha wenda uzi ubutayu bwa Murya hari ubutayu bw'amashyuza hari ubujurire harya ubwo na ahantu mujya mu kujurira kujurira nyine byakomeye ukajya kujuririra tubundajuriye ibibazo byaba byakakaye ati ndajuriye harya no mu rusesa imanza niba ari ni mu rusesa imanza naho ni waho mu bujurire nyine mu bujurire hari patimo utayo ni bwinshi bose mwaragiye musengerayo twaragiye dusengerayo da ako kazu se mwasanzemo mama Noella n'umutwara icyo gihe n'ubu niko bakirimo cyangwa Imana yaba yarahinduye amateka wenda aho ngaho wenda nsubiye inyuma gato uwo munsi umugabo atwirukaho atwirukanaho niwo munsi twagiye gusenga twumva Imana imuvuzeho ibintu bidasanzwe yari amaze kabiri adashyira inkono ku ziko uyu nguyu kubera ubukene burya n'inzara yarakuriye twagiye afite ikibazo yari umuntu w'insuzugurirwa cyane ku buryo benshi bajyaga banaduciya n'uwo mupapa yaratubwiye ati n'uyu nguyu tuje gusengaho arebye uko asa ati ngewe uyu ntabwo use yaguhanurira bikazasohora
arebye uko asa nawe ubwo mu by'ukuri urebye uko yasaga ukavuga ngo ugiye guhanuzayo wari kuvuga ati nabanze yisengeredeshe koko abavugaga gutyo koko bari bafite rezo iyi Imana itanze icyo kuvuga buri wese yivugira icyo ashatse yari yaratanze ijambo kuri ariko uwo munsi arangije aravuga ati ngiye kubwira Imana impicyo kurya Imana ntabwo rero igikora nk'abantu kandi ntabwo yumva nk'abantu Imana yacu ifite uburyo ikora itandukanye n'abantu twaragiye muri icyo gitondo dufata umwanzuro turagenda tugeze aha mw'ubwo butayu muri rezo y'umubu tuhasanga umuntu ni igitsina gore niba ari umugore niba ari umukobwa icyo ntitukizi yari inzobe yari urukara ntabwo tubizi twamusanze munsi y'igiti cy'igitsinsi igiti batemye yifubitse umwenda gutya mu maso ntabwo twigeze tureba isura ye ntitwigeze tureba ngo yambaye wenda mu gatuza gutya icyo tuzi nuko yari yifubitse igitenge gutya uko wagenda yitonganya avuga ngo Mana umbabarire umpe ku biryo ariko ubundi nguma munyirukaho ubundi mujyaye kandi koko nawe uko yasaga koko twareba umuntu turangaje imbere tukumva ntibihura akicara twari tutaricara wa muntu aravuga ngo uwo muntu bayoboye natega amatwi mubwire Imana irambwiye ngo uwo nguwo uko abayoboye agiye kuba mwarimu nta kindi kibihindura agiye kuba mwarimu kandi aho waseberejwe niho ukoreye umurimo yahise yumva bimutangaje avuga ati ariko iyi Mana nireke kumpa ubwarimu impe ku biryo we yagiye kwisabira ibiryo ngo impe ku biryo imukize n'ikindi kibazo yari yifitiye wenda igihe nikigera azakivuga ariko ibyo kumbwira ngo mwarimu nkanjye nzaba mwarimu he namakuru mpagazeho yego nzaba mwarimu hehe ngiye umeze gutya nzayobora abandi ati cyakora niba ati numvishe ko hari ikidini bari gushingisha gasha wenda mu ishyamba rihari wenda niyo nzajya ati none se bantu nyoboye muzankurikira turamubwira tuti nta muntu wagishagasha nta muntu wigeze avamo ngo amwemerere noneho kubera ko njye nagiraga amagambo make nahise mubwira nterega Imana ikubwiye ko aho waseberejwe ariho uzakorera umurimo amen tuza umutima ntabwo uzakorera umurimo ntabwo Imana ikubwiye ikidini nawe umukobwa ahita amubwira ati ntabwo Imana ivuze ikidini kandi winzana inzitizi iruhande uwo mugabo uvuga azakizwa ariko mu gihe utazi ariko uzabanza unkorere yego uzabanza unkorere wowe uzitwa mwarimu kandi iyo nzu nayo ufite ngiye kuyubaka niyo igiye kuguhesha amahoro kariya kazi uri kugaya ngiye kugakuraho nkubakira inzu iyo nzu igiye kuguha urufatiro n'ijambo hagati yawe n'umugabo wawe iyo nzu rero Imana yarayubatse uba afite inzu nini cyane nta kibazo ifite murakoze wow ngira ngo mwabyumvishe rero wari ukibajije nyine arasubijwe Imana yagize neza mama Noella ubona ari izihe nyungu Imana ikura mu kugerageza ushaka kuzakoresha icyambere ntabwo Imana yagerageza umuntu idafite umurimo izamukoresha ni nko kujya mu ishuri ugiye kwiga ariko ya mashuri wize ukagira aho uzayigisha ntabwo Imana yakwigisha umuntu ibintu atazigisha nizo nyungu njya mbona mu bigeragezo kuko iyo umuntu ahagaze ahamya Imana n'ibintu yanyuzemo hari igihe mu banyumva hari umeze nkanjye avuga ati ngiye nzapfa utyo ariko yakumva ubuhamya bwanjye n'ibintu nanyuzemo akavuga ati burya Imana iracyakora inyungu rero zo kugeragezwa ni uko Imana iyo igutabaye uvuga kandi bikumvikana Imana ihabwa icyubahiro nubura cyategereje isezerano ry'uko umugabo azakizwa Mana byaranatangiye kuko hari ibimenyetso mbona bimeze gute ndacyabizigamye tuzabigeraho ariko ibimenyetso kuko niba yarabonaga abantu baza mu rugo
akavuga ati mpumbye rimwe kabiri gatatu nta bantu baraha nkamuteguza ati mfite abashyitsi ati nabaye nkamubwira nti abantu bari buze kunsura akaza baje abagabo abagore tukaririmba tugasenga ngateka ibyo kurya nkabakira akabasuhuza yamara kubasuhuza akigendera ibyo ni ibihamya kabisa haleluya amen ibyo ni ibihamya bimpamiririza yuko n'ibindi Imana izabikora mwumvise ubuhamya mwene data avuze kandi niko biri ntago byakundaga ko ari n'umuntu ugera iwanjye byari bikomeye ariko ubu ngubu iyo mfite abashyitsi namubwira mfite abashyitsi bikumvikana akabitwara neza Imana ibaho umugisha ndumva ibindi biracyari biri ariko reka ngarukira aha Imana yakigira neza murakoze wow mwamwumvishe rero ni ubuhamya nyine bwa mama Noella part 1 ntabwo mvuga ngo ni part ngo burarangiye kuko ni burebure ni episode tuzagaruka dukora n'ubundi wenda bishobora kuba umwaka ushize n'igihe tuzabukora yicaranye n'umugabo noneho byaraciyemo bose ari abarokore kandi bizaba mu izina rye ubone njye amanura navuze za takitaki cyangwa indi rwose ubu niko bigenda rero ubwo rero Imana yagize neza yumve yuko tuyihaye icyubahiro amen icyubahiro ni icyayo mbere yuko nsoza kino kiganiro hari umumama uri kureba kino kiganiro afite intambara nyinshi mu rugo afite ibibazo byinshi mu rushako yewe arenda kuruvamo cyangwa kwiyahura ariko wihanganiye mu rushako urakomera Imana iragukomeza nubuhe butumwa niki wamubwira cyamukomeza kigatuma ahindura ibi byemezo bikakaye yarari gushaka gufata ikintu cya mbere namubwira hari igihe kwihangana byanga ariko umuntu agasenga yego agaca bugufi imbere y'Imana akayibaza ikimuvugaho nubwo ibintu byahindutse ariko Imana yacu iravuga inama namugira ashobora kuba yaranasenze bikanga ariko nakomeze kwihangana kuko ndagira ngo mubwire ngo kwihangana kwe kuzamutera kunesha amen kandi nanesha hari ibyo azabwira abandi bantu ababwire ati nanjye nari imeze nya nkuko ndi kubivuga none Imana yangiriye neza amen umubyeyi waba uri kunyumva ubabaye ndamubwiye ngo nakomere ikindi yihangane Imana yacu irakomeye Imana yacu ifite imbaraga kuko abaroma igice cya 2:6 haravuga ngo kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa ngo niba bishakije gukora ibyiza badacogora iyo Mana yacu izabitura ubugingo buhoraho haleluya niba rero duharanira ko Imana iduha icyubahiro natwe dukwiye kwihangana Imana izabigenza neza nakomere niyihangane nasenge iyangarutseho ntizabura kumugarukaho iyangiriye neza ntizabura kumugirira neza ngaho mubyeyi komera Imana iguha umugisha ngira ngo n'ubutumwa bwiza cyane ni nabwo buduganishije ku musozo w'iki gice cya mbere cy'ubuhamya bwa mama Noella murumva ko ari umwigisha mwiza w'ijambo ry'Imana wenda muzabona n'inyigisho ze kuyoboka Imana TV kuko twebwe tuba dushaka abanyamavuta nyine kuko amavuta agaciro na amavuta niko bajya bavuga reka uno mu mama nawe umuhe mikrofone kugira ngo nadukorere umwanzuro ubundi tubagarukeho musengere abantu bafite ibyifuzo bitandukanye bari kureba kino kiganiro uko umwuka bayobora ubundi tuze tugana hehe ku musozo ariko mbere yo kuva kuri mama Noella ndagira ngo hari umuntu uri kureba kino kiganiro mu buryo butandukanye ushobora gushaka kukuvugisha mu buryo butandukanye watanga nimero ya telefone ntekeza ko nimero ya mwarimu ntabwo ibiri prive n'ubundi ifitwe na benshi yitange rero 0783 41 08 61 yego reka nsubiremo 0783 41 08 61 reka no mubyeyi mubaze nawe akantu gatoya ubundi tugane ku musozo mama twakoze ikiganiro cy'ubu buhamya nyine bw'uyu mubyeyi hari umuntu w'urubyiruko w'umukobwa uri kureba iki kiganiro akaba ashaka gushaka ngo azagire urugo rwiza wabaye marene
mu bintu utabura kumubwira nk'impamba izamufasha kubaka urugo rwe rugakomera ni ibiki utakwibagirwa kubwira uriya mukobwa wabereye marene ngo mu rugo ugiyemo bizagenda gutya uzitware gutya uzitware gutya uzitware gutya hari ibintu utabura kubwira uwo wabereye marene ni ibiki byibuze muri byo utabura kumubwira icyo ntabura kumubwira namubwira ngo ajye yihangana yego kandi asenge anakiranuke yego yera imbuto amenye gucishwa bugufi murakoze ngira ngo ni byiza cyane mama Nowera ni undi dusengera harya ninde watangiye asenga reka no mu mama dusengere ubundi tuze tugana ku musozo Imana ibaho umugisha cyane kuba mwaduhaye umwanya mukatuganiriza turagushimiye Mana twongeye kukubaha tugushimiye uburyo wabanye natwe kandi tugushimiye uburyo wadushyigikiye izina ry'Uwiteka Imana nirihabwa icyubahiro turakwinginze rero kugira ngo ushorere ubu buhamya abazabureba bose bazagire icyo bubamarira kandi bazagira impinduka muri bo kandi data wa twese umwuka wera ashorera iri jambo ngaho bana natwe abafite ibibazo ubabera igisubizo kuko twagiye tukubona mu bihe bitandukanye n'ubundi turingenze cyane kugira ngo abari barushye wongere ubaruhure kuko uri karuhura kandi umuntu wese umugarukeho uko akwifuza urakoze kuri mu ruhande rwacu kandi urakoze kudushyigikira ni mu izina ryawe ryera Yesu urakoze amen amen